Mbahaye ikaze mwese mudahwema kudukurikira kuri Seeds of Love TV. Uyu ni umwanya mwiza tugiye kubagezaho inkuru y'agakobwa k'intwari kuva mu bwana ukagera ari mukuru. Ni igice cyaho cya mbere. Mu myaka isaga 100 ishize, hariho abakobwa b'impanga bagendaga bafatanya agatoki banyura mu isambu ngari rubanda rwose rwanyuragamo. Yari mu mudugudu umwe wo muri Amerika y'Amajyaruguru. Bari kumwe na mugenzi wabo w'umunyeshuri. Uko ari batatu bagendaga basimbuka banezerewe batambika muri iyo sambu. Bumva ijwi ribatunguye, barebye inyuma babona umukobwa umaze imyaka 13 y'ubukuru yiruka abakurikiye ahamagara n'ijwi ry'uburakari. Umukobwa umwe yarabajije ati, "Ibyo ni ibiki?" Elizabeth, umwe muri za mpanga, aramusubiza ati, "Simbizi, ariko reka twiruke. Mama yavuze ko nihagira uturakarira tutazajya tumwitura, ahubwo ngo tujye twihungira dutahe." Ba bakobwa uko ari batatu batangira kwiruka cyane uko bashoboye kose, basigara batagikoza ibirenge hasi. Benda guheza iyo sambu, wa mukobwa yongera kuvuza induru. Elina wavutse ari impanga ya Elizabeth asubiza amaso inyuma kureba ahageze. Agihindukiza umutwe, wa mukobwa amutera ibuye yari afite mu ntoki. Elina ryabuye rimugeze mu gahanga, arataka ati, "Ayiwe!" Yakomeretse bikomeye rwose bituma yitura hasi. Wa mukobwa wari urakaye agira ubwoba bw'ibyo akoze, arahunga. Elina yongeye kuzanzamuka asanga ari mu iduka, abantu bamuhagaze iruhande bumiwe. Umuntu w'umugiraneza aratambuka aza imbere ati, "Ndaguheka ku igare ryanjye mujyane imuhira." Amusubiza niha asindagira ati, "Ndagushimye, ndumva norohewe, ndabasha kugenda. Ndatinya yuko amaraso ari buhindanye igare ryawe." Abo bantu bari muri iryo duka ntibari bazi uko ako gakobwa k'intwari kakomeretse nabi. Barakareka ngo gatahe. Mwene nyina agenda amufasha ukuboko kumwe, mugenzi we nawe agenda amufasha ukundi. Agenze urugendo ruto gusa yongera kuraba. Ba bakobwa bombi bagombaga kumuheka bamugeze imuhira. Elina yamaze ibyumweru 3 aryamye. Ubwo yari indembe ntiyari azi ibyabaye, ndetse ntiyari azi nuko hari igihe cyahise. Benshi bamubonye babonaga ko atazabaho. Nyina yasabye Imana cyane ngo yunamure umukobwa we, imwemeza ko atazapfa. Elina yatangiye kumenya abandi bari kumwe nawe, yibwira ko yari asinziriye. Ntiyibuke amakuba ateye ubwoba yabonye. Yorohewe, abaturanyi be bazaga kumusura bamuzaniye amatunda n'indabyo. Umugore umwe agiye gutaha yaravuze ati, "Ni ishyano." Undi ati, "Ntabwo namenya uwo ari we." Elina ayoberwa icyo yashakaga kuvuga icyo ari cyo. Yaribwiye ati, "Kuki nababaje? Mbese hari impamvu yatumye mpinduka ukundi?" Ahamagaza indorerwamo. Yirebeye mu ndorerwamo arikanga. Byasaga naho ishusho ye mu maso yahindutse ukundi. Ntabwo mu maso he hari hakimeze neza nk'uko hari hameze mbere. Nyina aherako amutekerereza yuko izuru rye ryamenetse, ngo kurwara igihe kirekire byatumye ahindana. Abenshi mu bazaga kumusura bamugiraga inama bati, "Mubuzwa n'iki kwitura inabi uwangije ubugingo bwe?" Nyina wari umukristokazi ukiranuka yaravuze ati, "Oya, iyaba byabashaga kugarurira umukobwa wanjye ubuzima bwe, byagize icyo bimara, ariko ibyo ntibyabumugarurira, byazana abanzi gusa." Elina yagize agahinda yirebeye mu ndorerwamo, bituma yenda kwifuza gupfa. Yagize agahinda cyane, maze atekereza ko ahari agiye gupfa, maze bimutera ubwoba kuko yumvaga ko atiteguye gupfa.
Ababyeyi be bari barigishije abana babo kwiringira Uwiteka no kumwisunga basenga. Noneho asaba umwami ngo niba azapfa amubabarire ibyaha bye, amutegurire kuzamusanganira. Amaze gusenga, yumvise anezerewe, akunda abantu bose ndetse na wa wundi wamukomerekeje. Yifuriza bose kubabarirwa ibyaha no gukunda Yesu nk'uko amukunda. Yoroherwa buhoro buhoro, hanyuma abasha kujya ajya gukina n'abandi. Noneho yigiraho icyigisho gikaze cy'uko ishusho y'umuntu ituma abantu bamugenzereza neza cyangwa nabi. Abajyaga bishimira gukina nawe igihe yari akiri muzima ntibari bakimugirira neza cyane kuko yari afite intege nke, arwaye, kandi ubwiza bwe n'ubuzima byari byarangiritse, maze ibyo bimwinjiramo biramuzonga. Ubwo yakomerekaga, se Harumoni yari ari mu ruzinduko, hashize amezi ataragaruka imuhira, kandi yari akumbuye abana be. Ageze mu nzu arabahobera, maze akibaguza areba Elina. Yari yihagarariye inyuma y'abandi afite ubwoba. Arabaza ati, Elina ari he? Nyina amutungira urutoki aho yigunze ati, nguriye. Aramwitegereza maze ahindukirira umugore we yibwira ati, reka da, uriya si Elina wanjye? Kuri we byasaga naho ako gakobwa keruruka, kananutse, kahindanye mu maso, kigunze, kataba wa mukobwa we wari unezerewe w'umunyamuze muke. Nubwo yamwenyuriraga se ubwo yari amuteruye, yumvaga ko umutima we wenda gutaraka ubwo gutekereza ko ndetse na se ubwe atabashije kumenya uwo ari we. Nyuma baje gutekereza yuko Elina amaze kubona imbaraga ikwiriye yo gutuma yongera kujya mu ishuri. Ariko iyo yageragezaga kwandika, ukuboko kwe kwahindaga umushyitsi. Yabashaga gusa kwandika amagambo yoroshye cyane. Byari bimeze nk'aho bidashoboka ko yiga ndetse ko yibuka n'icyo yize. Umwigisha ategeka wa mukobwa wateraga Elina Harumoni ibuye kuba ari we umwigisha. Niwe wamwigishaga kwandika n'ibindi byigisho. Ntabwo Elina yigeze amucyurira ya nabi yamugiriye. Icyakora byamuteraga agahinda kubona Elina bimurushya kwandika ibyigisho bye. Byaramubabaje koko, kuko yahutiyeho agakoreshwa nabi n'uburakari. Iteka ryose yajyaga agirira uwo mwigishwa muto neza, akamwihanganira. Hashize amezi make, umwigisha yabonye ko Elina Harumoni adakwiriye kuguma mu ishuri keretse abonye imbaraga. Nuko arorera kwiga. Kuva mu ishuri byamubereye inkeke, kuko yakundaga kwiga kandi yashakaga kunguka ubwenge nyabwo.